open heaven over this community. We ask for the unction of the Holy Spirit to work through all of us as a team. We pray today, my God, that many people will open their hearts, will open their hearts to respond to the gospel of Jesus Christ. turaho turashima Imana yego ya urabona ko ni izuba ryinshi ariko turi mu rugendo rw'ivugabutumwa kuko turimo turagenda dushaka kugira ngo dushake abantu tubabwirize nk'uko Yesu asize adusezeranije ko tugomba kubwiriza abantu kugira ngo bamenyewe bamenye izina rye bamukorere bahinduka abakiranutsi. Tukaba twerekeje rero ubu twerekeje muri bice bya Nyabisindu turajya mu za zitandukanye tugende tujya kungo kuzindi tuganiriza abantu tubabwirize ubutumwa bwiza bwa Kristo bihane babone ubwami bw'Imana. Uraza kutubwira umusaruro ya umusaruro rwose uraboneka kuko dufite wenda urebye nk'imbere hariya dufite abantu benshi turi kumwe na amagroupe tugiye kugenda twigabanyamo tukagenda mu mihanda itandukanye tukagenda tugasura abantu mu ngo zabo tukabaganiriza yewe nabo dusanze ku nzira bafite umwanya tutabice gahunda zabo abo nabo turabaganiriza tubabwira uburyo Yesu agira neza kandi tunababwire ko Yesu abakunda kuko abantu bakeneye urukundo abantu bahuye n'ibintu bikomeye cyane ariko tuje kubabwira ko hari ubakunda kurusha ibyo bagiye babona abantu babeshye urukundo ariko hari umwe atazababeshya urukundo. Rero ni mu rwo rwego rwo twafashe ivugabutumwa kugira ngo tubwire abantu kugira ngo bumve ko Imana iri kumwe nabo. Jesus loves you. How are you? Are you good? Huh? Are you good? Then I must come up here. Let me jump up. Let me jump up. Let me come to the front. How are you? Yeah. Oh, my God. Jesus loves you. Lord Jesus, I believe you're the Son of God, that you died on the cross of Calvary for all my sins. Today I receive you into my life as my Lord and personal Savior. Write my name. Just repeat your name. Repeat. Jesus' mighty name. Amen and amen.
from Cape Town, South Africa, aturuka muri Afurika y'Epfo and I'm a missionary in Rwanda. kandi akora umurimo w'ivugabutumwa hano mu Rwanda. Today I've come to partner with Good Shepherd Church. Uyu munsi yaje gufatanya n'iri torero nyine ryitwa Umwungeri Mwiza. I'm a friend of the senior pastor Simon. Ni inshuti y'umuyobozi mukuru w'itorero Umwungeri Mwiza. And also Kamosa is my friend. Kandi nanjye ubwanjye ndi inshuti. So just coming to share the love of Jesus with you. Twari tuje gusangira urukundo rw'Imana hamwe. It is important that we know God, because God don't want us to struggle in life. Ni igiciro kinini kumenya Imana, kuko Imana ntishaka ko cyangwa ntiyifuza ko tubabara mu buzima. Many people, they talk about God. Abantu benshi bavuga Imana. The Bible says in John's Gospel, chapter 3, verse 16. Abantu benshi bavuga Imana, ariko ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 3:16 haravuga ngo, For God so loved the world, kuko Imana yakunze abari mu isi, that he gave his only begotten Son, byatumye itanga umwana we w'ikinege, that whosoever believeth in him kugira ngo umwizera wese should not perish, atarimbuka, but have everlasting life. ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. He didn't come into this world to condemn this world, ntabwo yaje muri iyi si kugira ngo ayicireho urubanza, but he came into this world that through him yaje muri iyi si kugira ngo biciye muri we they may have life. iyi si ibone ubugingo. We pray, my God, for the seed of salvation Turahamagara imbuto yo gukira to enter Galic's life, O God. yinjire mu buzima bwa Calix. We call him by name, Turamuhamagara mu izina. and we pray today, my God, Turasenga uyu that munsi you will start a new work within this family. kugira ngo utangire umurimo mushya muri uyu muryango. Father, we come to you in the name of Jesus. Turaje mu izina ryawe We Yesu break Kristo. the spirit of poverty Turakubita hasi imbaraga over this z'ubukene family today. kuri uyu muryango. And we ask, my God, Lord, will you enter this home Turasaba kugira ngo winjire muri uyu and muryango bring change into this home, my God. Amen. Yes, hallelujah. Let's talk. Do you know Jesus Christ is your personal Savior? No, when you go to church. nk'umwami n'umukiza. Almost 20 years ago, Ntabwo nje uyu munsi, ahubwo iyi ni inshuro yanjye hafi ya 20 ije hano. that is my love for the people of Rwanda. Icyo nicyo gituma nkunda abantu bo mu Rwanda. Remove it from her life, O God. We pray, Holy Spirit, that you will liberate your daughter. Turasenga kugira ngo Let her experience you today. kugira ngo ibyo yabonye We pray for the fire of the Holy Ghost turasenga umuriro w'umwuka to wera flood her soul even right now. kugira ngo utwike Activate that peace within her. kugira ngo uze ushiremo amahoro Activate the freedom that you have given her. umudendezo mu We mutima wawe. break every stronghold turakubita hasi over her imbaraga mind today. kugira ngo uyu mukobwa wawe And Lord Jesus, your word says, data ijambo it ryawe is for riravuga freedom that Christ has set us free. ni ukubw'ubuntu Yesu yatugize Remove that yoke from her life, uraho that izo yoke of mbaraga bondage. On your heart. Accepted Christ. abantu bose bakiriye Yesu Kristo You have given them to Jesus. bakiriye Yesu Kristo We pray that they will not go lost, that they will come into this house of God, turasenze kugira ngo ntibazazimira ahubwo bazaze mu nzu yawe and they will be discipled, my God, kandi bazaba abigishwa into Christ. muri Kristo Yesu. We pray even for the baptism
turasengera n'umubatizo. We believe, Lord, as they prepare themselves to bury the old man. Mwami Imana turasenza ubwo bariho basezerera ku muntu wa kera. Baptism is like a funeral service. Mwami Imana umubatizo ni nk'ikiriyo Burying the old man with Christ umuntu ashyingura ibya kera and are raised in newness. kandi bakazuka muri Kristo We pray for change within their lives, turasengera guhinduka mu buzima bwabo, that they will grow from strength to strength, kugira ngo bazakure mu mbaraga basohora mu and buzima. that the Good Shepherd Church kandi muri itorero umwungeri mwiza will show this community turakwereka n'Imana ikomeze yose that Jesus Christ is the Good Shepherd. kuko tuzi neza ko Yesu Kristo ari we Father, mwiza. bless each and every one here today. Umugisha umuntu wese, Every sacrifice made, ikintu cyose cyakorwa nk'igitambo Mwami Imana kuri uyu murimo, that you will bless every family in this room. umugisha mu muryango wose. We ask this in the mighty name of Jesus. turasaba muri iki gihe, turasaba twizera mu mbaraga za Yesu Kristo. Amen. Amen.